Liz breaking news ndagira ngo na makuru akomeje kugenda ababaza benshi mu bakomeje kugenda bakunda uyu mudamu Sandrine Isheza. Kuri akanya humvikanye inkuru iteye ubwoba cyane, ndagira ngo imodoka ya hoho iramusekuye igonze imodoka iratwaye yo mu bwoko bwa Hilux. Benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye n'agahinda n'amarira ku bakunzi ba Sandrine Isheza. Uyu mudamu yari yakoze kuri shift y'ijoro arimo gutaha, imodoka ya hoho iza kuba imuturuka inyuma. Ni imodoka ya hoho mu by'ukuri yari ipakiye umucanga, ariko amakuru akomeza kugenda atugeraho ngiyi hoho mu by'ukuri yacitse fire igeze ku Ruyenzi iza kuba imukubita, imodoka iramusekuye neza. Uyu mudamu mu by'ukuri ibije kuba byaba biri gutera benshi ubwoba, by'umwihariko abakunzi ba Sandrine Isheza. Ndagira ngo ubwo benshi barakomeza kugenda bavuga Satani aragwira kuko ibije kuba biba biteye benshi agahinda, byakomeje kugenda bibabaza benshi. Uyu mudamu Sandrine Isheza yakomeje kugenda akora ibikorwa byinshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri aka kanya amakuru atugeraho na makuru atari meza yakomeje kugenda ababaza abakunzi ba Sandrine Isheza. Kugeza kuri aka kanya mu by'ukuri ari mu bitaro bya Nyarugenge nk'uko byakomeje kugira bitangazwa. Ubwo yaratwaye imodoka avuye mu kazi, nyine yari yakoze ninjoro, biza kurangira mu by'ukuri ari kugenda yihuta ngo ajye gusenga. Ubwo rero imodoka ya hoho imuturuka inyuma ipakiye umucanga. Ni imodoka yari yacitse fire mu by'ukuri. Benshi mu bari baraho barakomeza kugenda bagaragaza ko iyi modoka ngo yagiye ivuza amahoni, ariko Sandrine Isheza mu by'ukuri akaba nyine yaratwaye imodoka. Icyakora cyo nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa, umuvuduko yagenderagaho yari umuvuduko n'ubundi wagenwe. Ariko rero traffic ikimara kuhagera, impanuka ikimara kuba, barapima mu by'ukuri basanga Sandrine Isheza yakomeretse bikabije cyane. Ubwo bakunzi be barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye bavuga uti aba badayimoni mu izina rya Yesu turabirukanye, Imana isubiza ubuzima uyu mukobwa wacu. Ni umukobwa wakomeje kugenda ufasha benshi, agahinda katashye mu mitima y'abatari bake. Abakunzi be bose bikoreye amaboko n'amarira ashoka ku matama. Uyu Sandrine Isheza ndagira ngo benshi muramuzi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umudamu wakomeje kugenda ukora ibikorwa byinshi cyane. Mu minsi mike ishize muri RBR ndagira ngo mwakomeje kugera mwumva ko yarazamuwe ndetse kandi anongererwa imirimo. Kuri aka kanya rero amakuru akomeza kugenda avugwa nuko Sandrine Isheza yari yakoze kuri shift ya ninjoro cyangwa se mu by'ukuri ku kazi ka ninjoro. Ubwo rero afata imodoka ye, ni imodoka nziza cyane y'ubwoko bwa Hilux Toyota 2026. Ni imodoka ihenze, ni imodoka yari nziza kuko iyi modoka unarebye ukuntu impanuka yabaye abari bahari ndagira ngo mwabibonye. Mu by'ukuri imodoka ya hoho yaje ikubita iyi modoka ya Hilux ya Toyota, irangije ikubita mu rubavu rwayo, imodoka irapondekana gusa. Ubundi nk'ibisanzwe ari indi modoka yo yahita ipondekana gusa, byose bikumvikana ko n'umuntu yahita apfa. Ariko kubera ko Imana buryo ibigi gufite amaboko, Sandrine Isheza aka kanya ari mu bitaro bya Nyarugenge. Ndagira ngo ubwo benshi barakomeza kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye. Imbuga nkoranyambaga nta kiri kivugwa n'amakuru ya Sandrine Isheza. Ariko abadayimoni baragwira kuko ngo uyu mudamu bamubwiye ngo anyure ku muhanda mu by'ukuri wo hepfo Nyarugenge aze akomeza anyure ku Ruyenzi, ariko ngo mu by'ukuri yanga kubyumva, afata imodoka ye arangije akomeza undi muhanda uzamuka. Nibwo rero mu by'ukuri ngo yageze ahazwe nko kuri ADPR, ngo yongera umuvuduko wa gake kuko ngo yagiraga ngo ajye gusenga. Nuko rero imodoka ya hoho nayo ngo yacitse fire ituruka kuri ADPR haruguru. Mu by'ukuri imodoka iza yahoreye. Niba abadayimoni nyine bagwira ngo imodoka icika fire, cyakora cyo ngo uyu mushoferi benshi bakomeje kugira mushimira. Kugeza ubu yakomeza kugenda avuza amahoni kugira ngo abandi bave mu nzira ataza gukora amarorerwa. Mu by'ukuri ariko biza kurangira n'ubundi yakoze. Yagiye avuza amahoni, imodoka ivugiriza amahoni, aravuza. Sandrine Isheza nawe aza kwisama yasandaye. Imodoka rero mu by'ukuri ya Sandrine Isheza iza guhunga bayikubita mu mbavu. Ntabwo bayisekuye neza cyangwa se ngo bayigonge neza, byaje kurangira nyine bayigonga mu mbavu. Iyi modoka icyakora cyo irakomeza. Byakomeje kugera byumvikana ko uyu mushoferi yafashe mu by'ukuri imodoka ye arangije ayifungira fire ku giti neza ihita ikigonga. Gusa ibingibi byatumye ngo uyu mushoferi impamvu yahise agongesha imodoka ngo nuko yakweperaga bisi y'abanyeshuri bari bagiye kuba bakiga. Ndagira ngo nyine murabizi turi mu minsi yo kwitegura ibizami, abana mu Rwanda barimo gukora ibizami. Ngubwo abana barakomeza kugenda bacaracara bajya ku bigo kujya gukorera amatidi. Ariko ngo uyu mushoferi yageze aho afata fire akwepe imodoka ya bisi irimo abana 42 bari bagiye ku ishuri.
ariko abo bana Imana ishimwe ko baje kuba barokoka. Witwa Sandrine Isheja rero kuri aka kanya biri kumvikana ko ari mu bitaro ndetse n'ubuzima bwe bugeze habi no gupfa byaza kwa bivamo. Ndagira ngo bahise bamufata nyine bamwiriza kuri brancard, ambulance zahise zihagera, zikimara kuba mu by'ukuri zihagera ziramufata mu by'ukuri bamujyana mu bitaro bya hano ku Ruyenzi. Bakimara kumugeza ku Ruyenzi mu by'ukuri ngo bakigerayo basanga indwara ya Sandrine Isheja cyangwa se igikomere afite ntabwo baza kuba bakivura. Bahita bamwuriza ambulance igitaraganya kuko nyine babonaga ko yabuze umwuka, ndetse bari bamupompye n'imyuka bamaze kumushyiramo imyuka. Ngubwo bahita bayishyira muri ambulance vuba igitaraganya, barangije bamujyana mu by'ukuri ku bitaro by'i Nyarugenge. Ndagira ngo ni amakuru akomeje kugenda agaragaza ko witwa Sandrine Isheja yakomeje kugenda ababaza benshi, yakomeje kugenda yentertaininga mu by'ukuri abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umudamu ufata microphone agiye kuvuga amakuru ukumva nyine ko benshi barifuza kumwumva. Ni umudamu igihugu cy'u Rwanda agifitiye akamaro, ariko kuri aka kanya ni inkuru ikomeza kugenda yumvikana mu mitima y'Abanyarwanda n'amatwi y'Abanyarwanda benshi, amarira agashuka ku matama yabo. Nanjye rero mu by'ukuri nkimara kubibona ibi bintu birantera ubwoba n'agahinda, nta kindi kivugwa uretse amakuru ya Sandrine Isheja wo kuri RBA hafi yawe. Ubwo rero benshi rata barakomeza kugenda basengera uyu mwana w'umukobwa cyangwa se mu by'ukuri uyu mudamu Sandrine Isheja kuri aka kanya bivuga ko aherutse kuba yakibaruka, ngo ariko ngo umwana yari yamusize. Ubwo rero nk'uko bikomeza kugera byumvikana, abakunzi ba Sandrine Isheja barakomeza kugenda bakaza amasengesho bavuga uti Mana Nyagasani uri mu gihugu cyo mu ijuru wakomeje kugenda utabara benshi, dufashe uyu mudamu mu by'ukuri uze kuba umurokora. Ariko ibintu birakomeye ku byakomeje kugira bitangazwa. Burya kuba warwara indwara ni kimwe no kuba yavurwa igakira ni ikindi, ariko tekereza urakomeretse vraiment bakujyanye mu bitaro, bakimara kukugeza mu bitaro muganga arakubwiye, doctor wo ku bitaro byo ku Ruyenzi arakubwiye uti iyi ndwara cyangwa se ibikomere ufite nta kintu twabikoraho, twavuye kenshi ariko bitewe n'ukuntu wangiritse mu mubiri mo hagati waviremwe imbere ntabwo twakuvura ngo tugushobore. Burya iyo byatangiye kugenda gutyo mu by'ukuri biba byamaze kuba ikibazo, biba byamaze kuba too much vraiment. Ubwo rero mu by'ukuri nibwo iyi ndwara byakomeje kugenda bigaragazwa n'abadogiteri bo ku Ruyenzi, baravuga uti ntabwo iyi ndwara twayishobora, ntitwayivura. Nyamugore bafata imodoka ye, icyakora cyo ntabwo yari kubigishoboye kugenda bitewe nuko nyine bayikubise, tanke itirameneka, yari ibitse essence irameneka. Nibwo nyine imodoka ye bahise bazana injegi irayifata iyishyira mu yindi modoka nyine barayijyana. Ariko reka tugaruke kuri Sandrine Isheja. Kuri aka kanya nyine bakimara kubona ko ku bitaro byo ku Ruyenzi batari buze kubona ubushobozi bwo kumuvura, baramufashe bamwurije ambulance n'imyuka ye bamupompaga, ariko ngo yaviremwe imbere. Ni ikibazo gikomeye cyane burya gukora impanuka ukaba wakomereka akaboko kacika bakagasubizaho, ariko kuviremwe imbere ni ikibazo kiba gikomeye cyane, operation ishobora gusaba ibindi bintu byinshi cyane. Nibwo rero Sandrine Isheja yahise afatwa nyine ari muri bomboni cyangwa se ari kongererwa umwuka, baramufata bamushyira mu modoka bamujyana ku bitaro bya Nyarugenge kuko ngo niho bari kumuvura. Ntabwo izindi resulta cyangwa se ibindi bisubizo birabasha kuba byatangazwa cyangwa se bitugeraho, ubwo nibitugeraho turaza kuba tubabwira. Uyu mushoferi mu by'ukuri urutwaye iyihoho na tanti boy we cyangwa se kigingi w'iyihoho, ubona ko mu by'ukuri nubwo batwaraga iyi modoka polisi y'u Rwanda irabafata irangije bashyira ku ruhande, irabapima. Ubwo ngubwo bari bagiye kubapima mu by'ukuri rate cyangwa se ingano y'ibisindisha cyangwa se ibiyobyabwenge bafata. Icyakora cyo bakimara kubapima basanze bakoresha ibiyobyabwenge. Umwe mu bari baherekeje utwara imodoka, ndagira ngo nyine izi modoka za hoho ni imodoka zikomeza kugenda zikora impanuka, ndagira ngo benshi murabizi hoho zimaze abantu, hoho zikomeza kugenda zikora impanuka zigiye zitunguranye, hoho ziri kwica abantu benshi cyane. Umwe mu bari batwaye imodoka cyangwa se kigingi yahise ava mu modoka ikimara kuba yikuba, ihita mu by'ukuri igonga igiti, avamo afatiye amaguru arirukanka. Ubwo kugeza kuri aka kanya bakaba mu buri irengero. Icyakora cyo shoferi wari uyitwaye nta kintu na kimwe yabaye, no yuko uko wirukanse nawe nta kintu yabaye, ahubwo mu by'ukuri abafite icyo babaye uwitwa Sandrine Isheja, kubera ko ari nawe mu by'ukuri waruzwi niwe wakomeje kugenda uvugwa. Ariko hari n'abana bagera kuri 3 bapfiriye muri impanuka,
hari n'abandi bagera kuri babiri b'abagabo ndetse n'abandi bagore batatu baje gupfira muri, kuko iyi modoka nyine ni ikintu cyakomeje kugera cyababaza benshi. Abenshi barakomeza kugenda bagaragaza agahinda n'amarira ateye ubwoba cyane vraiment donc, kuko iyi mpanuka ni impanuka iteye ubwoba cyane. Nimikubwira ubyumve umve ko ari impanuka yakomeje kugenda ibabaza benshi. Nyine ni impanuka ibi ngibi. Aba bashoferi bose baraza kuba mu by'ukuri bafatwa bajyanwe muri rehab, kuko benshi barakomeza kugenda bakora impanuka ariko babapima bakabasanga bafite mu by'ukuri ibisindisha biri hejuru cyane, biri too much. Nyine ni sober living mu by'ukuri aba bantu bakeneye kugira ngo bayihabwe, bajyanwe muri sober living kugira ngo harebwe nyine bitagenze uko nguko ngo bajyanwe muri sober living. Mu by'ukuri byaba ari ikibazo gikomeye cyane vraiment donc. Ubwo rero na yindi nkuru ikomeza kugenda ivugwa, uyu mudamu Sandrine Isheja wakomeje kugenda entertaining abantu benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, akora kuri RBA hafi yawe, ndagira ngo arakomeza kugenda babaza benshi. Uyu mudamu ni umudamu ufite igikundiro, ni umudamu ukora amakuru ukabona ko mu by'ukuri nyine ibintu akora arabyumva, afite kinyamwuga muri we, abikora professional. Ariko rero urupfu ntabwo ari icyo rugenderaho, ari mpamvu nkubwira ngo urupfu ntabwo rutoranya, ubwo ruraza mu by'ukuri uwo rushaka rukajyana uwo. Murabizi nyine urupfu ntabwo turutegeka, uba uri umwana muto rurakujyana, uba uri umusaza rurakujyana, uba uri umubyeyi uba uri umukobwa, uba uri nanjye n'iki. Ubwo rero mu by'ukuri ni ibikomeza kugera bigaragazwa, buri muntu aba agomba guhora yejejwe ku giti cye. Sandrine Isheja ni inkuru itari nziza kuri aka kanya, iri gukomeza kugenda ibabaza benshi. Ubwo rata iyi hoho ariko nubwo byagenze gutya, uraza gusanga yaturutse mu birometero bigera kuri 11, abahazi ku Ruyenzi hano mu ihuriro ry'imihanda igera kuri 4 guturuka muri ADPR haruguru, ihuriro ry'imihanda 4 ku Ruyenzi werekeza kwinjira Nyabugogo. Imodoka yaturutse kuri ADPR ivuza amahoni igenda ikwepa izindi modoka. Ariko hari ihuriro ry'imihanda igera kuri 3 niryo ryaje kuba ryica ibintu byose, kuko iyi modoka nyine yageze aho ngaho ni ihuriro ry'imihanda igenda ikatakata nyine muri uvu yacitse fire, nta kuntu yari gukata yacitse fire vraiment donc. Yagize ngo ayicike ku kibambazi, uwitwa Sandrine Isheja nawe kubera ko yumvaga amahoni nawe yayikwepesheje baba dayimoni nyine aho Sandrine Isheja yarakwepeye, biza kurangira mu by'ukuri imodoka yaho ari naho nyine nayishakiye ubuhungiro itimukubita. Ariko ni amakuru atakomeje kugenda ashimisha benshi, ni amakuru akomeza kugenda babaza benshi. Ubwo kugeza kuri aka kanya abakunzi ba Sandrine Isheja mukomeze kugera umusengera, kuko aragererewe cyane. Uyu mudamu aragererewe, Mana Nyagasani uri mu gihugu cyo mu ijuru, uyu mudamu aragererewe. Abakunzi be muze kuba mu by'ukuri mu musengera. Ubwo polisi y'u Rwanda nayo irakomeza kugenda ihwitura cyangwa se ibwira abashoferi batwara imodoka zo mu muhanda n'amakamyo, abangaba mu by'ukuri ngo barabapima bakabasanga igipimo kirashaka guturika bitewe nuko banyweye ibisindisha, bitewe nuko bafashe ibiyobyabwenge. Ugasanga ntabwo wemerewe gutwara mu Rwanda warinyweye ibisindisha cyangwa se ugafata ibi bitabi. Ndagira ngo benshi birajyanwa muri rehab, mu marehab bakeneye sober living kugira ngo babakuremo imyotsi n'ibi bitabi, ubundi batwara imodoka bameze nyine bakeneye sober living. Mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kumva ushobora gutwara imodoka mu muhanda, ukajya mu muhanda uteraniramo abantu benshi, ariko kandi mu by'ukuri ukayitwara ufata ibisindisha. Ni sober living. Ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi, ndagira ngo muraza kunyemerera ndekera aho ngaho.